Nguhaye ikaze aho dukurikiye muri aka kanya ku Muco Family Gospel TV, nk'ibisanzwe tuganira namwe umunsi ku munsi. Uyu munsi kandi tukaba twongeye kugaruka kugira ngo tuganire na Pasteur Nkuba. Nge ndibaza bi Olivier nk'ibisanzwe, ariko kandi unyemerere ngo ikaze aho tugiye kubana muri iki kiganiro, kugira ngo urusheho kwicara utera agatebe twumve tumenye aho tuva, tumenye naho turi kujya. Pasteur Nkuba ndakwakiriye kandi nguhaye ikaze. Murakoze cyane munyamakuru kumpa ikaze uyu munsi wa none. Ubwo ndabanza nsuhuza abantu ubwo mpaye ikaze. Yego. Ndagira ngo nsuhuze nkuko mwese abanyumva ngira ngo mbasuhuze, ariko ndabanza mbibwire n'ubundi nkuko umunyamakuru abivuze. Nitwa Pasteur Nkuba Godefroid, naturutse mu karere ka Kayonza, n'ubundi niho ntuye muri Kayonza. Ubwo rero nkaba navuye kure cyane, ariko kubera urukundo mbakunda, kubera uburyo mbakumbuye, kubera uburyo numva nshaka kubana namwe, niyo mpamvu mbaje kubasuhuza. Arabo mu karere ka Kayonza, arabo mu tundi turere twose, ari abanyumva mwese ndabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Pasteur Nkuba, turashimye cyane kuba wongeye kuboneka. Twishimiye kongera kubana nawe, n'abadukurikiye ndabizi ko bari bakonyotewe, baragukunda, bakunda ibiganiro byawe cyane ko bishingiye ku byo wabonye n'amaso yawe. Buriya iyo umuntu ari kuvuga ibintu atabayemo biragorana. Niyo mpamvu hari umupasiteri uherutse kwigisha aravuga ati ngewe iyo Mana y'Abanyayisiraheli ntayo nasenga, nzasenga Imana yandokoye imipanga muri 94 nkayibona ikanyiza. Icyo gihe aba ari kuvuga Imana yahuye nayo, biroheye abantu kuyumva no kuyakira kuruta ya Mana wabwiwe n'abantu. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'abakunzi bacu. Udufitiye iki agaseke? Ndabizi ujuza wateguye. Uyu munsi udufitiye iki? Urakoze cyane munyamakuru. Ubundi koko nkuko ubivuze, uwo wavuze gutyo yavuze ukuri. Buryo ukize Nkuba arayiganira. Uyu munsi ikiganiro nabateguriye kijyanye n'ubwicanyi bwabayeho muri iki gihugu. Kuko ubu bwicanyi bwababaje umutima wanjye. Urabizi ko bwatumariye abantu, kandi ubwicanyi iyo buje bwica ababi n'abeza. Impinja zarapfuye, abakecuru barapfa, abasaza barapfa, ibintu biba bibi, abadapfuye barahunga, barajujuba. Kuva kera kose uru Rwanda rwagiye ruhura n'amakuba. Hari abamaze imyaka myinshi mu buhungiro, bagiye bapfishiriza y'abantu, imiryango igenda izima gutyo, abantu bababazwa. Ibyo rero uyu munsi ikiganiro nabateguriye ni ukugira ngo twongere tubiganireho, mbabwire nanjye ibyo nabonye, umusanzu wanjye ngutange nk'umunyarwanda. Iyo uvuze ubwicanyi uba ushatse kuvuga iki? Urumva hano hari ibintu duhuriyeho nk'abanyarwanda. Ubwicanyi twese duhita twumva ni jenoside yakorewe Abatutsi. Yego, nibyo ushatse kuvuga? Icyo kiri ku isonga. Ariko si ukuvuga yuko jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ikibazo muri twebwe nk'abanyarwanda. Ariko nge muri rusange ndongeraho n'iki ngiki, ntabwo bikwiriye ko umunyarwanda yica undi, kuko cyane bishingiye ku nzangano. Kugira ngo jenoside ibeho, yaje hari ababanje kugenda bicwa mbere y'igihe. Uraza kubyumva. Noneho rero byaturutse ku nzangano zabayeho kuva kera, zivangura amoko, biza gutyo abantu bakagenda bapfa buke, urusorongo, abadapfuye bagahunga, kugeza ubwo noneho haje kubaho ubwicanyi rurangiza butumaraho abeza n'ababi, ibintu byose bihinduka umwanda. Erega burya hari n'abandi burya bapfuye bahagaze. N'uyu munsi uzi ko hariho abantu babariho ariko barapfuye. Ari uwishwe, hari n'uwishe buryo wapfuye, buryo uwishe abantu yarapfuye. Nubwo ubona buryo ngo bariho, ariko burya barapfuye. Ntabwo ibitekerezo byari bizima. Iyo aryamye y'amaraso araza akajya imbere. Igihe narabibonye, hari uwansanze aranyaturira arambwira ati rwose njya mbona amaraso y'impinja nzi imbere. Ndamubwira nti uzabyatura bivuge wihane, abantu babyumve. Kandi byakijije benshi, abo nagiriye inama benshi bagiye bakira bakabivuga. Hahirwa umuntu wemeye ibi bintu by'imbabazi akavugira ku mugaragaro, akabwira abanyarwanda ati nakoze ibi ngibi. Uraza kubyumva muri make ninjira mu kiganiro nyirizina. Urakoze cyane. Ubwo twinjiye tugiye kurebera hamwe ingaruka z'ubwicanyi, cyangwa se ubwo tugiye kureba ni iki kiba cyarabuze mu ndangagaciro zakabaye zituranga nk'umuco
ndetse nk'umuryango ndetse nk'igihugu bikarangira bitwinjije mu bwicanyi, ubwo uraza no kugenda nyine uduha ingero cyane ko ubwo bwicanyi ugiye kugarukaho ni ibintu byabaye uhari ureba n'amaso yawe cyane rwose cyane. reka ngwikaze injira rero. Murakoze cyane munyamakuru. Mu by'ukuri bavandimwe inshuti zacu abakurikiye iki kiganiro Muco Gospel TV, ubundi ndaha Imana nshyize aha hantu kugira ngo ngire icyo marira abanyarwanda, ngire icyo marira u Rwanda. Niyo mpamvu ntajya ngira ibanga ibibi nabonye. Buriya ndi umwanzi w'ibibi, burya umupasiteri asa naho ari umupolisi abarwanya ibyaha, ndetse cyane kuko abarwanya n'ibyo mu mutima. Burya hari ibyo bahisha abapolisi, ariko twebwe nk'abapasitori tukabibona. Iyo uri umupasiteri mwiza ugira impuhwe, ukunda abantu, utari urarikiye amafaranga ngo urarikire ubusambo, ukorera Imana nyamana by'ukuri, ugomba kuba ufite n'ubushishozi no kureba ukanga ikibi. Rero nkanjye mu by'ukuri ibi ngira ngo mbabwire uyu munsi mbafitiye ubuhamya bw'ibyo bwanjye nagiye mbona. Ni ubuhamya bwa Nkuba, ngira ngo ibyo ndi bukubwire ni ibintu mu by'ukuri bigira ahantu bikuvana bikagira aho bikujyana. Rero namenye ubwenge, nanga icyaha, nabonaga umuntu umukene arira nkumva ndababaye, nabonaga umuntu ukubise undi nkumva amarira araje nkarira nkababara cyane. Ko njye natangiye kumenya Imana nkiri umwana muto cyane mfite imyaka 7, rero bituma nkunda abantu, nkunda n'Imana. Ariko kuko uwo murimo nawukoze kuva kera, naje kubaka urugo, ariko ngenda nkurikirana. Nanone nkunda igihugu, nkunda u Rwanda, nkunda abanyamakuru cyane. Njya nkurikirana cyane ibiganiro biba kuri radio, nkakurikirana ibivugwa, nkagenda bijanisha n'ibyo ngezemo. None nkakunda na Bibiliya, nkagenda nanone nsoma nkahuza ibyo bintu. Kuko ndi hagati y'ibihugu bibiri, ndi hagati y'ijuru nkaba no hagati y'isi. Rero ibyo bihugu byombi nshaka kubibamo. Uyu munsi ndi mu isi, ariko ndifuza kuzaba hehe no mu ijuru. Kubera iyo mpamvu rero, nta mpamvu yuko ntamenya ibyo mu isi, nta n'impamvu yuko ntamenya ibyo mu ijuru. Nkamenya uburyo nitwara mu isi, kuko resepanse nzayikura ku isi kugira ngo ngere mu ijuru. Sibyo umunyamakuru? Uwo ari we wese, sijye jyenyine, uwo ari we wese ushaka kuba mu ijuru, resepanse azayikura mu isi kugira ngo mugeze mu ijuru. Noneho mu ijuru naho kugira ngo hagere nuko uzerekana ibyangombwa by'uko witwaye mu isi. Niyo mpamvu mboneyeho gusaba umuntu wese uvuga ijuru atari gupfa kurivuga mu magambo gusa, niba rivuge batekereza n'uburyo bazarijyamo. Kandi hari itegeko Yesu yaduhaye ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko ugira ute, nk'uko wikunda. Ubu rero ikiganiro nyira ngo tuganire kijyanye no kugira ngo twamagane ubwicanyi, cyane cyane ubwicanyi bwa jenoside. Buriya bwicanyi bwa jenoside bwabaye imbarutso y'ibibi byose. Ni ukuvuga ngo bwabaye nk'aho ari umusemburo w'ibyaha, kuko n'uwabonaga umuntu afite icyo asanzwe apfa nawe yaramwicaga akitwaza ibyo ngibyo, akamubeshyira mu bundi buryo, cyangwa akamukoresha ibibi nubwo yabaga yabyanze, akabimukoresha kugira ngo ajyeho ako kaga. Ariko muraza kumva uburyo Imana yarebye isanga hari abagiye bakururirwa mu mugozi w'ibyo ngibyo. Noneho iyereka leta yacu uburyo igomba gukora ibintu, izana ubumwe n'ubwiyunge. Ahantu mufite muri buze kumva muri ubu buhamya bwa Nkuba ibyiza byinshi Imana yakoze. Noneho mwumve n'ibintu nanone bibi byagiye bibaho bigakorwa n'abatari bakwiye kubikora, kandi mu by'ukuri aribo bakagombye kuzana amahoro, ahubwo bakazana ibibazo. Ubuhamya bw'uyu munsi rero butangiriye ku mwaka w'1986. Urumva ko ari kera. Muri 86 njyewe ubwanjye natangiye kubona ibizaba muri iki gihugu mu buryo bw'inzozi. Ni ukuvuga ngo mu nzozi narotaga, bamwe bavuga ko ari amayerekwa, nanjye niko mbivuga, ariko kugira ngo byumvikane neza ni ukugira ngo nereke abantu yuko nari narasenze Imana. Aravuga ngo niba abantu berekwa ibintu, njye ntuzagire ibyo unyereka mu maso yanjye, ahubwo uzabinyereke mu nzozi, kugira ngo nibura ibyo nzavuga abantu nibanabibona babone ko atari igihe wabyikoresheje cyangwa wabyibwiwe, kuko nta muntu wasinzira ngo yibwire gukora ibintu, ahubwo abategekwa n'Imana ubwayo. Nanjye rero icyo gihe nicyo nshaka kugira ngo mpereho muri uyu mwaka. Uyu mwaka nabonye ikintu gikomeye cyane. Jewe mvuga ko nabonye ibikomeye muri uyu mwaka wa 86. Nubundi nari ntuye Ikibungo, nkuko aho ngaho nyine ntuye Kayonza, kuko buriya mpatuye inshure ya kabiri, nahagiye 86, ariko none nongeye kwasubira muri 2007, nubundi nkomoka mu Bugesera. Ariko noneho aha ngaha narahageze mpatuye, ngize ngo ndaryama ndasinzira,
noneho ngiye kumva numva mu nzozi numva ijwi rimpamagaye ngo zamuka nkwereka ibigiye kubaho. Mu by'ukuri numvise nzamuka ndi mu mwuka, abantu bo mu mwuka barabyumva, numvaga nteruwe njyanywe mu muyaga kugira ngo mfashe n'abandi batabyumva neza basobanukirwe. Ngeze mu kirere noneho kuko numvaga nzamuka nicaye, numva nkubise umutwe ku kintu kimeze nk'ibuye. Nkubiseho umutwe, noneho nubura amaso ndeba icyo nsekuyeho umutwe. Noneho ngeze ngo ndubura amaso ndebye hejuru, mbona ni nkuko wabona plafo y'ubuye ry'urutare. Noneho mbona umuntu uhagaze, mbona n'ibirenge by'umuntu umeze nk'izuba rigiye kurenga. Ariko ubwo nahise nibwira numva ko ari Yesu, kuko urumva nari umwarimu icyo gihe, nari ntara pasiteri, numvaga ko nahise menya ibyo ari byo. Numva wa mugabo mbonye usa n'izuba arambwira ngo igira hasi nka metero 6. Nanone umwuka w'Imana nsubiza hasi nko metero 6, arambwira ngo nturebe hano, urebe imbere yawe. Nabonaga nicaye. Noneho ngiye kumva numva ijuru rirahinze rirahoreye cyane, numva ikintu kiraje kiranzenguruka, noneho kiraza kijya imbere yanjye. Ndebye mbona ni indobo yuzuye amaraso, yarimo kubiratemba biratemba. Noneho arambaza ngo God ntikarame, ngo ubonye iki? Ndavuga nti mwami, mbonye indobo yuzuye amaraso. Arambwira ngo nibyo, iyi ndobo yuzuye amaraso uhereye none ahangaha taha usubire mu Bugesera, niho nzakurindira. Ugende, iyi ndobo yuzuye amaraso izabazenguruka amezi 18, ariko uhumure nzakurinda. Ndavuga nti mwami urakoze. Ubwo narakangutse, ubwo maze gukanguka noneho urumva nahise nshaka itike bitansubira mu Bugesera. Hari ntago navuga byose kuko ni birebire, hari byagiye hagati aho bicamo nyine by'uburyo nagiye ngenda gutyo mbaza ndacaye nuko umwuka w'Imana akanyobora. Ariko ngezeyo noneho ntegereza bya hari muri wa mwaka n'ubundi wa 86 nahise nsubira mu Bugesera. Urumva hari hakiri ku ngoma ya Habyarimana, bavuga ngo u Rwanda ngo rumeze neza, ariko ngewe nkaba mfite ibanga ry'ibyo bintu, ariko nkabibwira nk'abantu b'inshuti zanjye. Nabonye ibi bintu, narose ibi bintu, ariko ndareba ndashaka kureba uko bizagenda. Mu Rwanda icyo gihe nta wari uzi jenoside kibaho icyo ari cyo, iri jambo twari tutararyumva. Noneho nyuma bigeze muri 92 90 nanone ndongera ndaryama nsinziriye. Ubwo urumva ibyo ndi gusobanura ni hagati y'9 6 8 6 na 94. Ubwo ndashaka kugenda mvuga muri iyo myaka uko byagiye bibiza, imyaka irimo hagati. Noneho 9 muri 90 intambara yo kubohoza igihugu yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa 9 muri 94. Niho yatangiye na 90. Ku ya mbere y'ukwakira. Noneho icyo gihe nararyamye muri iryo joro, noneho mbona wa muntu iryajwi rirongera ampamagaye ngo God ntikarame, ngo reba, ngo ubu none ahangaha reba intambara iratangiye mu gihugu. Urabona nge nari ntuye mu Bugesera, kandi urugamba rutangiriye mu Mutara. Muri zo nzozi mpita nereka ibibaye mu Mutara, nyamara ndi mu Bugesera. Muri iryo joro ingabo za FPR zari zimaze kuza mu gihugu. Noneho ndabibona, mbona abantu batangiye guhunga. Noneho ndakanguka, nkangutse mbwira abantu ntariko ntintambara mu gihugu ntiratangiye. Baturabeshya bati twebwe nta kibazo dufite. Ntariko ntago bishoboka. Narategereje, numvaga biri mu mutima wanjye ko mbibwiwe n'Imana. Saa 9 nibwo nagiye kumva numva baravuze ngo buri muntu wese ahagarara hari. Ndavuga abantu bati burya bwose weretswe bya bintu wabyeretswe. Nakomeje gucungiraho. Bigeze muri 92 noneho nongera gusinzira, nanone nongera kurota. Ryajwi riraza ryanyereka, mbona noneho abantu batangiye gufata imihoro, batemaguye abantu, batemaguye abana, batemaguye abakuru, abantu bari rukanka. Noneho mvuze induru, mvugije induru, madame aramfata atubaye iki? Ntimbonye abantu bari gutema abantu, intambara ihinduye isura, ntimbonye hajemo abandi bantu ntibari gutemagura abantu. Arambaza ati humura, ati nta kibazo. Ntoya ndabibonye. Uwo munsi bwarakeye tugiye tubona abantu batangiye kuza buriya mu Bugesera jenoside yahabaye 2. Yahabaye 9 yongera no kwaba 9. Noneho ngize ngo ndasohoka nsanga abantu babatemaguye, bari kugenda batwikira abantu amazu, bari kubatemagura. Noneho ubwo ngubwo aho hari 9-2. 9-2. Noneho ubwo nanjye babitangiye ari ku cyumweru ndi mu rusengero. Noneho nsohoka nirukanka, mvuga nti ibintu biracitse, nirukanka mbwira umudamu ntiduhunge.
ntari kucukwawe ninange ndacukwanye ngeze mu rufunzo rurananira ngaruka mu rugo ngarutse mu rugo none ubwo icyo gihe mbona abantu nabo batwitse inzu yo kwa mushiki wanjye mbona nanjye baranteye mu rugo ariko Imana irantabara mbona barahagaze mbona barirutse baragiye noneho mpita mvuga ntibya bintu birasohoye n'ibingibi ubwo hakurikiyeho akaga gakomeye icyo gihe ariko habaho gusa n'abahosha ibyo bintu ariko urumva ko intambara yihinduye isura hajemo amoko ngiye kuzareba nsanga abakristo banjye bahunze bamwe abandi bapfuye none nshaka uburyo kinashaka uburyo nabafasha nsabiriza udusafuriya udukinjya kubivuga abantu barafasha mbwira abakristo dutangira kubakira abo batwikiye nuko ibintu birongera bisa n'ibigarutse amahoro ndavuga ntihenda hari biratuje ubwo urumva ko ni bwa rwangano ruje ya ntambara nabwiwe izaba yakwa kumeneka kw'amaraso ubwo kuratangiye ariko kwari kutaraba kunyiriza noneho bigeze 94 mu kwezi kwa gatatu nibwo nabonye bikomeye kurushaho nagiye kubona mbona nubundi nsinziriye noneho nongera kurota mbona nyine wa muntu ambwira ati noneho bya bindi nakubwiye bigiye gusohora ati noneho genda urebe munsi na zawe urabonamo ibintu bikomeye ndavuga ntese bizasohora gute arambwira ngo wowe genda ni ubona bisohoye uzahunge nzakurinda uzayerekeza mu gihugu cya Kongo ariko nzakurinda uzahura n'ibikomeye nzakurinda ariko wirinde ntuzakore ku kintu gihumanye aha ngaha naboneraho gushimira Imana kuko ni umujyanama Imana itugira inama ikatwereka inzira tugomba kunyuramo iyo yizeye kandi ugakora ibyo ishaka kuko icyo gihe hari mu rwimo rw'amashyaka jewe nari narabwiye abantu ko ntagira ishyaka kuko nyoboye abantu kandi abantu noneho nyoboye bari mu mashyaka yose rero nari kujya muri DRC harimo n'abayemerende nkajya muri MRND harimo n'abayemuderi ubwo urumva jewe uruhande nari ko mbogamiyemo ishyaka ryarwanyaga irindi genda umupasiteri cyangwa se icyo gihe nari ndumubwiriza butumwa urumva nacama abantu bice gute abandi abayoboye n'abandi abayoboye none ngiye mu ruhande rumwe ubwo abandi nabambanze ubwo rero igihe nari mpagaze ntagira aho mbogamiye urakoze cyane turakomeje n'ubundi kugira ngo ukomeze utubwire kuri ayo mateka kandi unayahuza n'urugendo wagiye ugenda uko Imana yagiye gusobanurira ibyo bintu kugeza uyu munsi nyine bimeze biti ye nibyo koko uruwo ni urugendo rurerure ibyanjye ntago nabivuga ngo mbirangize kuko hari ni nko kubyibutsa abantu kuko bamwe bagiye banabyumva ubwo rero kuva muri uwo mwaka wa 92 ubwo nari maze kubona icyiciro muri ya myaka urumva ko nari mfite isezerano ry'uko hari indobo yuzuye amaraso nzabona izatuzenguruka amezi 18 muri 86 noneho ntangira kubona ibimenyetso bya mbere ariko noneho ni ukuvuga ngo ya ndobo ntabwo yari yakazenguruka cyane nkuko byari bimeze nari nkitegereje kureba icyerekezo cyabyo nagendanaga iryo sezerano kandi nari mfite irindi sezerano rivuga ngo noneho rero ngende nkomeze nkurikirane mbe maso nzareba uko ibintu bizagenda muri 94 rero mu kwezi kwa gatatu nibwo naje nanone kongera gusinzira n'ubundi wa muntu agaruka mu nzozi arambwira ati Godi ntikarame ati kanguka nkubwire ibigiye gukurikiraho ubwo narakangutse ariko numvaga nkangutse urumva ko ubwo nari mu nzozi noneho arambwira ati noneho itegure ya ndobo igihe cyayo kirageze arambwira ati ubungubu ugiye kubona ibintu bikomeye cyane ati ubwo rero uramenye uzirinde ntuzakore ku kintu gihumanye iryo ryabaye nk'isezerano rikomeye hagati yanjye n'Imana ngo ntuzakore ku kintu gihumanye ntago nari nzi igihumanye icyo ari cyo ntabwo nari nzi uko bizagenda ariko nabwiye iryo jambo ngo ibigiye kubaho sinzakure ku kintu gihumanye noneho ndabaza ntese nzabibwirwa n'iki igihe kigeze arambwira ngo uzabona imbuto zumiye ku mayogi icyo gihe uzamenye ko bisohoye imbuto zumiye ku mayogi bo nahise nkanguka mbibwira abo twari kumwe abo twasenganaga mbabwira ibintu nabonye urumva hari muri 93 mu kwezi 9 kandi mu kwezi kwa gatatu noneho rero ubwo icyo gihe noneho uziko jenoside cyangwa se iriya ingengabitekerezo yarimo icyo gihe iri mu bantu izenguruka ariko ubwicanyi nyirizina bwabaye guhera kuri
guhera kuri 6 yani ko ubundi ni nako nabibonye kuko icyo gihe aho nari ndi nubwo natangiye kwibona n'amaso yanjye noneho narabyutse icyo gihe ngiye kurira mu murima wanjye harimo insina ni ibintu nabonye n'amaso abantu narabahamagaye barabibonye ntago ibyo mvuga ni ibintu nagiye nereka abantu ntago ari ibintu byabaye ibanga nagiye mu rutoki rwanjye harimo insina ibyibushye cyane nka kumwe za fiya zibyibuha yari nyamunyu noneho nari mfitemo ibitoki binini cyane ariko mu insina yabyibushye nizera ko ariyo izera igitoki kiruta ibindi ariko ngiye kubona mbona yanyikoma ryonyine ryumye ubwo noneho maze kubibona nibuka bya bindi nabwiwe mu nzozi mpamagara abantu ndabwira nti dore za mbuto zumiye ku mayogi nimuze murebe babirebye birabatangaza cyane urabona insina yani igitoki ntiyumye ifite amakoma atoshye imeze neza aho kwani igitoki yani koma ryonyine ari se pastor Nkuba icyo gihe ko byabaga ari ibintu bikomeye kandi Imana ikaba yarabiguhishuriraga ukanavuga uti mpamagaye abantu mbibabwire wabonaga abantu babyakira gute kugeza ubwo tubonye abantu mu ngeri zose bijandika muri jenoside kandi ayo makuru mwabaga mwarayahawe mbere mukanagira igihe gihagije cyo kuyaganira yego urabona abantu twari mu bintu byo kumva abantu bari mu isi barwana urugamba rwo kubohoza igihugu rwari ruhari ariko ntabwo twari twakabona ibintu nka biri yari amahano twari tutarayabona nta no wari uyazi dore ko noneho no mu Bugesera twebwe twabagaho twibereye nko mu ishyamba icyo gihe bwari butaraturwa cyane bikabije twari nk'abantu mbese twibereye ahandi hantu niko nabivuga rero icyo gihe nabibwiraga abantu nkabibwira abasenga tukavuga ngo tuzategereza ubuhanuzi bwemerwa uko busohoye ariko tutazi ibigiye kubaho ibyo ari byo nyuma noneho rero ya nsina twarayitemye tuyitemye dusanga imbere yarumye twibaza impamvu ki insina yakuma kandi amakoma yayo atoshye nahise mbona ko rero bwa buhanuzi busohoye koko byahise bisohora ubwo ibintu biba birahindutse ngiye kumva numva ngo Habyarimana yapfuye ubwo ngiye kubona mbona abantu batangiye kubajugunya mu mazi ubwo nahise ntangira gusenga Imana navuga nti mwami noneho yandobo iraje rero nkuko nawe narabwiwe ngo bigiye kubaho nzerekeze muri Kongo n'Imana izandindira natangiye ubwo kugenda ubwo iwanjye hari uko nasize bimeze ubuzima bwanjye bwari bugoramiwe bitameze neza ubwo nabaye nyitira umukabo mbona abantu baraje bafashe inkoko zanjye baratwaye bafashe inzu baratwitse ndiruka sinanize ibyo ari byo kuko njye narabwiye abantu ko nta bwoko ngira ko nari nyoboye itorero navuga ko jewe ntari umuhutu ntari umutwa ntari umututsi ndi umwana w'Imana nta wari uzi rero ngo nduyu kandi aho nahawe metasiyo gukora ntibari banazi uwo ndiwe ariko gusa bakankekera mu bintu by'ibitekerezo gutyo naragiye rero ubwo ntangiye kugenda ikintu nakoze cyambere rya jambo rivuga ngo ntuza kure kugihumanya nirindaga gukora ikintu icyo ari cyo cyose ntahawe abantu bagendaga ngo bagakora ibintu byo gufuya n'ibindi uwaho umuntu ari kwiruka agenda njyewe ntabwo nicyo nagigeze nkikora naravuga ngo ndamutse nkoze ku kintu kimeze gutyo Imana yandeka nafashe urugendo rero nerekeze ya Kibuye ariko ntaziyonja wavuye mu Bugesera ujya ku Kibuye njya ku Kibuye ngenda n'amaguru nta muryango se mwari kumwe umuryango twari kumwe umugore n'abana ariko tukagenda n'amaguru ducumbika none nkagenda nsabiriza utwo kurya ingenda mu nzira gutyo abandi bakambwira ngo ninze tujye gusarura ibiki nkabwira ngo ya kirazira hatagira ubona nakoze ikintu gisa gutyo burya niba wemera Imana yemera uyemeye yaba mu makuba yaba mu byago yaba mu bukene yaba mu bibazo menya ko ufite itegeko rikurinda nakubwiye ko resepanse yo kujya mu ijuru tuyikura mu isi utayifite umurimbyi waravuze ngo umugabo nta bwenge yagiye ntarwandiko ubuhamya ufite mu isi nibwo buza kugeza mu ijuru rero ntiwakitwaza ngo ibi byabaye ngo ibi ntabwo nari mfite itegeko rinyemerera na rimwe kugira ikintu cy'undi muntu nkoraho ibyo bintu byaranandengeye sinari nzi uburyo bindengera ariko byarandengeye yewe noneho byanarengeye n'umuryango wanjye kuko ibi bintu byo mu gihugu byagiye bibaho twebwe nko mu muryango wanjye ntabwo tubizi ntawe mu muryango wanjye wigeze afungwa cyangwa acirirwa urubanza rumeze gutya kuko twebwe twarinzwe twakoreye mu Mana twizera Imana kandi tuguma hakomeye tugatukwa tukangwa ariko tugakorera Imana rero icyo gihe naragiye ngeze ku Kibuye nkura n'akaga katigeze kubaho nageze ahantu bita Inyange ndahareba Inyange urahareba uzi ibyahabereye mpageze ubwo umugabo yaraje nkura mu bandi aramfata arambwira ngo we n'umuryango wawe hagarara aho ngaho turahagarara arambwira ngo reka bari abagende burugumesiri uri hano arimo arajyana abantu hariya mu gikombe kandi tumuziho arimo arica abantu ingeri zose none wowe guma hangaha turagucumbikira muri aya mazu kandi amazu barimo bayasenya bayarasa bagira bate
nguma aho ngaho bazana utuntu bakiriza umwana nta kintu nari mfite icyo kora icyo gihe ubwo ngubwo nari mfite udushyimbo ko nacumbitse igitaramo kuri ADPR bamu dushyimbo twarantiye ngo twavuye mu Isirayeli mudamu araduteka twari twikoreye inkono yatwo ntabwo twari tuzi twari tuntu dushyimbo tumeze nk'imbuto zimenyaganyege noneho twageze ubwo aho ngaho mparaye ndarampagaze batega abantu bica abantu ndeba ariko nanjye ubwo babunyica mu gitondo cya kare mbyuka dufata urugendo na madamu dusanga umugabo ashyize bariyeri mu nzira aravuga ati muhagarare Imana yari igiye kunyereka kurindwa gukomeye ubwo yarambajije irangamuntu ndayimuha arayireba ati madamu nawe nazana irangamuntu madamu mu kuyizana yari yaranyagiwe arambwira ati aha ngize amahirwe mbonye umututsikazi ngiye kwica aka kanya numva ubwo buranyije we wa mugabo we bimeze bite uyu muntu hano ku Kibuye niho iwabo jeyi wacu ni mu Bugesera barije wica jewe mu Bugesera kuko uyu nguyu we ni ati wahubwo ntago nkushaka abangaba nibo bagiye mu Bugesera kera baciriweyo agomba gupfa rero umudamu arisobanura biranga ati kuramo imyenda hari igishyitsi cy'igiti amwicazaho yitegura kumwica ndavuga nti Imana yanjye birarangiye batihe ku mwana bavuga nti ntago mpeka umwana ahubwo twice twese atoya noneho nyicaje nk'umugabo uyu musijya ajyana umwana ati ntago bishoboka turica uyu nguyu niwe dushaka noneho arandeba aranyitegereza Imana unyibuke Imana ni nziza n'abantu unyibuke nyivuga iryo jambo yaravuze ngo wa mugabo ushobora kuba ufite amasasu reka nkusake agize ngo aransaka abona mu gafuka nari mfite harimo kagasafuriya kwa twadushyimba buriya njya mvuga ngo rantiye yampaye umugore aturebye aravuga ngo ibi ni ibicurye ndavuga ntago mbizi twaje tumenengana tutazi yo tujya none turabasanga mukatwica ubuse tugire gute arareba aritegereza ngo bongozana amafaranga nta mafaranga mfite kandi koko nta n'igiceri nari mfite nari ndaho gusa ngiye nasabiriza arambwira ngo uyu mugore ndamutse mwishi ngo uyu nguyu Imana yazabimbaza umuntu urya ibintu bimeze gutya ubwo umugore yatengurwa mubwira ntihangane Yesu arahari atoya data byarangiye yari uko hameze aho ngaho igishyitsi cy'igiti bicazagaho abantu aho ngaho cyatukuye kisa na kira kinuza noneho aravuga ngo ngaho ngo fata imyenda arayimujugunyira imyenda umudamu arambara agenda dutengurwa ariko dukomeza kugenda kuko nta kundi byajyaga kugenda tugeze imbere barongera baradufata bati mu musake noneho umugabo araza ati oya nimusigeho uyu ni umukozi w'Imana nicyo cyangombwa nari mfite cyuko nkorera Imana banyobora ku mupasiteri abarambwira ati hari umupasiteri hariya bamumenaguriye inzu abakristo be barabica araho ngaba mu kirangarizwa ariko genda gucumbikira nta kintu nari mfite naragiye mpageze nsanga bari gusenga noneho njya kwicara munsi y'igiti ngo mbarindire na madamu ruguru hari kibwa kinini cyane cy'umuzungu habaga nyirabuja yigira iburayi gisigaraho kibana n'uwo mupasiteri kimbonye ni cyiza kiruka ni wowe n'umurya kukuri imbwa nta kibazo si kimwe no kwicwa n'abantu nicaye aho ngaho ikibwa kirandeba kiraza kiratwitegereza kiragenda dushima Imana ngo ikibwa ntikituriye kiragiye kiragenda giterura voka hano ntabwo tuzi ahantu cyayikuye iyo voka nibwo bwa mbere amaso yanjye yabonye voka nini nibwo bwa mbere yari ihiye ubwo imbwa ibitangiye kuzimanira itangiye kuza kunzimanira ibyo ni ukuri kwabaye byaradutangaje na madamu wanjye n'abana turicaye turashonje turi gutengurwa urabona umudamu acitse mu rupfu rumeze gutyo ntagatema ntikarasubira mu nda arimo aratigita mwihanganisha ntihumura komera ati oya ntago nzi ko nzagera naho nagera ntihumura ariko iyo mbwa yarazanye icyo kivuka iramwegera ikirambe ku ruhande rwe nta no kugitoboza amenyo ijya hariya imbwa iraryama Imana ishimwe cyane yavoka nabwiye madamu nti fata iyo voka urebe isorori ukatireho turye n'abana dukata voka turarya twumva tugaruye umwuka babona ko twakira aho hantu
urakoze cyane. Wenda baba badukurikiye barabizi ko twabibasezeranyije tutangira ko tuzakora nyine ibice bitandukanye by'ubuhamya kuko tuzinjira noneho ugeze no muri Kongo uko Imana yabanye nawe. Ahangaha ndashaka kugira ngo ugaruke kuri iki kintu. Kubera iki hari inyamaswa zagiye zigaragara zirusha abantu ubumuntu kandi abantu bari bahari barize ivanjiri barigishijwe Bibiliya ndashaka ugaruke kuri iki kintu kubera iki inyamaswa zagiye zirusha abantu mu gukora ibikorwa byiza bya kimuntu kandi nta muntu wazigishije. Icyo ngicyo cyo kukigusubiza ni byiza kandi biroroshye. Ndagira ngo mbanze nkisubirishe ijambo ry'Imana ryanditswe mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20 niho uri bwumve neza icyo kibazo cyawe. Buriya hari iby'Imana yagiye ikora ariko nakubwiye ko iyi Bibiliya ifashe impande zombi, ifashe isi igafata n'ijuru. Rero icyo udakuye muri Bibiliya ntago kibaho kandi n'icyo udakuye ku isi nacyo kuko Imana yayiremye ntago kibaho. Ubwo rero nuko ngo ibintu byose Imana yagiye ishyiraho ibintu kugira ngo byigishanye bifashanye. Rero ndagira ngo icyo kibazo bajije igice cya 3 umurongo urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 15 haratubwira ngo umva aya magambo ukuntu avuga, haravuga ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Wabyumvise? Uravuze uti none se ku kinyamaswa zarushije abantu ubumuntu? Mu by'ukuri inyamaswa ubwayo ikora ibyayo ariko nta bitekerezo bindi ibigamije cyangwa izindi nyungu ku muntu. Umuntu azimwene se ijambo ritubwiye ngo uwanga mwene se ni umwicanyi. Aba bantu ibi bintu byari bimeze gutya harimo urwango nkuko nakubwiye. Uru rwango ariho nahereye mvuga ngo ubwicanyi bwo muri jenoside bwamaganwe butukwe buvumwe bugende butazagaruka kuko bwatumazeho ibintu n'abantu. Aha harimo abantu banzwe na bene se, banzwe n'inshuti, banzwe n'imiryango, banzwe mu buryo batagira n'uwavuga ati nyaboneka nimusigeho. Rero ni ukuvuga ngo ubwabo Bibiliya ica urubanza kuwanga mwene se ari umwicanyi kandi nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho. Munyamakuru ndakurahiye nkubwiza ukuri, umuntu warambuye ikiganza akamena amaraso ya mugenzi we kandi mu by'ukuri akayamena yumva afite bimurimo abigambiriye, akaba atarigeze anyura imbere y'Imana ngo yihane icyo cyaha, yaba yabikoze bamubona yaba yabikoze batamubona. Ariko n'imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Buriya iyo uvuze imbere y'Imana, rega twebwe turi mu ishusho y'Imana. Buryo iyo abantu bavuze batuye umuntu turamubabariye, twahawe ubutware no mu ijuru bababariwe. Sibyo ntubyemera? Ndabyemera. Uyu muntu atavuze ati jewe nisha abantu ndasaba imbabazi ni mumbabarire, Imana yambwiye ko bidashoboka na rimwe kuzakandagira mu ijuru. Reka mbonereho nakubwire naguciye mu ijambo. Ubu ngubu hari uburakari Imana ifite, ntabwo yigeze yemera ubwicanyi bw'abantu. Imana ifite uburakari. Ubu abantu bakoze ikintu cyo gushyiraho amadini, amatorero. Reka nkumenera ibanga, ntabwo abenshi bayashyizeho ngo bakorere Imana, ni uguhonyeka ibyaha byabo ngo babisinzirize. Umuntu akabazi ku mutima uri kumucira urubanza, uzareba umupagani utubaha Imana iyo atewe n'abadayimoni aravuga ati nimumpe Bibiliya, akayirambika ku mutwe ngo bimwirukanira Imana. Wabyumvise? Ntabwo aba yizeye Imana, ahubwo nuko yumva ko Bibiliya ahari iri bumuhuze n'Imana, akagirirwa imbabazi akirukanirwa abadayimoni. N'abantu nabo bashinga amatorero atari uko bafite umwuka ubahata gukizwa, ahubwo arabona ibyaha bye byamurenze akabona atabivamo, akagerageza gushaka uburyo ki yakinjira mu Mana ngo ahari yajya yenda senga bikamuvaho. Ariko na rimwe niyo mpamvu uzabona n'iyi mivurungano igenda iboneka mu isi, amatorero induru zivuga byagenze gutya. Nta na rimwe yaba abantu bakoreraga Imana by'ukuri bivuye ku mutima, nta kintu cyakorwa ku itorero ry'Imana. Ariko uburakari n'Abisirayeli baracumuraga, Uwiteka akabateza Nebukadineza umwami wa Babuloni akabanyaga. Niba abanyarwanda baracumuye bakaba batashaka kuvuga ukuri ngo umuntu wese avuga ati sabye Imana imbabazi ndacumuye, kuko impamvu ni iyi. Ndabyemera umusirikare barwana n'undi, ndabyemera njyewe nawe turi abagabo yenda nagutera amabuye cyangwa nkana kwica, ariko se
umwana wavutse ejo ikirema gikururuka kiza umuhutu kireba umututsi kireba umutwa kiza iki uruhinja ruzi iki kuki rupfuye ruziza iki Imana yavuze ko umukiranutsi wa mbere ari iki umwana muto ufashe Imana urayishe ngo uzagira amahoro mu gihugu umbwiza ukuri uzagira amahoro mu gihugu te wishe uruhinja ruzira ubusa rutazi ibyo ruzi urimo urahohotera ibiremwe Imana yaremye. Nicyo usaba umuryango nyarwanda abadukurikiye muri aka kanya bakurikira Umuco Family Gospel TV by'umwihariko bakiri batoya hari abantu buriya bavuga aya mateka ukumva barana yavuga neza kuko bana yabayemo barayabonye hari n'abandi babyumva umuntu wumva inkuru n'umuntu wayibayeho uri kuyivuga biratandukanye. Uyu munsi ubutumwa bwihariye wagenera iyi societe tugaburiye muri iki gihe nubuhe? Nge ndibanda cyane ku rubyiruko. Abakuru turiho twamaze kononekara bitewe n'imyumvire y'abantu. Ariko urubyiruko dutangiririye bugufi buriya icyo nakubwira abanyarwanda bashatse kugira ngo uru Rwanda rube paradizo ako kanya rwabayo kubera iki tuvuga ururimi rumwe umuntu ashobora kuba icyangugu ndakaba ikibungo bavuga bakumvikana nta wavuga ngo ibingi byabayeho kuko ntamwumva. Sasa rero nukuvuga ngo inyigisho ziba ku mashyiga y'ababyeyi zikwiye kugabanyuka abantu bakareba kubwicanyi uwanga mwene abanyarwanda benshi barasenga niba usenga wanga mwene so no nta juru n'uyu mwana nawe urubyiruko wowe unyumva nakugiraho inama hunga ikibi. Twarimo tugana ku musozo uvuga uti ngiye gutanga ubutumwa bwihariye kuri societe tugaburira by'umwihariko abakurikira Umuco Family Gospel TV. Ubutumwa bwawe ni ubuhe uyu munsi? Ubutumwa bwanjye bwa mbere ngira ngo mbwire abanyarwanda n'abatwumva bose baba mu Rwanda baba hanze y'u Rwanda icya mbere na mbere ni ukubanza kwibuka ko umunyarwanda hari hose si n'umunyarwanda gusa n'undi wese waremwe dushingiye ku ijambo ry'Imana ni mwene so ni umuvandimwe ni sobukwe ni nyokobukwe ni mubyara wawe ni mwene wanyu ni umuturanyi wawe nakara kawe umuntu yavuye ku muntu umwe ntago abantu bavuye ku bantu benshi. Ubwo rero nta moko Bibiliya iravuga ngo nta muyuda nta mugiriki abantu bose ni bamwe twese turi abana b'Imana tuva amaraso amwe turi umuryango umwe. Nasabaga rero ko umuntu wese areba mugenzi we nkuko nawe yireba kuko niryo tegeko twahawe n'Imana ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Rero nukuvuga ngo niwumva wababara wumve ko na mugenzi wawe agomba kubabara niwumva warira wumve ko nawe yarira niwumva waseka wumve ko yaseka duhuze ibitekerezo n'imitima yacu tugira icyo bita ubumwe. Ndumva ngewe nifuriza abantu kugira ngo babe bamwe nkuko igihugu kibidusaba Imana ibidusaba Imana yarabisabiye igihugu kirabisaba rero natwe reka tubyisabe abanyarwanda duhinduka umuntu umwe twese tubabarire hamwe ikiduteye turwanire hamwe ikitwagagaje tukirwanyirize hamwe he kubamo amacakubiri. Ndumva cyane cyane icyo nsaba urubyiruko ruzaba hejo n'abakuru bariho none bakareka inyigisho mbi mu rubyiruko bakabaha inyigisho z'urukundo kuko aho ibyo byose byaturutse n'amacakubiri. Ndumva ari ibyo. Pastor Nkuba turagushimiye cyane ku gice cya mbere cy'urugendo rw'ubuzima ku by'Imana yagiye kwereka abadukurikiye ndabararikira kuza kurikira ikindi gice aho tuzarebera hamwe no nuko Imana yajyanye nawe ubwo tugarukiye aho ngaho ku Kibuye ntabwo dukomeje ngo tugere hakurya muri Kongo uko wagarutse hanyuma nuko wagiye wisanga muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge n'inkiko gacaca nabonye naho ufite ibiganiro byinshi rwose tuzaganira byinshi kandi nizera ko bizakomeza kudufasha nk'abagize umuryango mugari wa Umuco Family Gospel TV. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane murakoze nshimiye abaduteze amatwi bose nshimiye inshuti zacu ndabifuriza amahoro ishya n'ihirwe mukomeze.